Reka tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza mu nkurikiranye channel yacu All Mining Update. Nkuko musanzwe mumenyereye iyi channel ni yanyu iri hano ku bwanyu kugira ngo wowe wakoze subscribe ubashe kubona update za mining zigiye zitandukanye bitakuruhije. Niyo mpamvu usabwa gukora subscribe ugakanda kukazogera kugira ngo ujye uba mu bambere babona video zacu byihuse. Tudatinze rero tuje kuvuga kuri mining ya Omega Network. Iyi mining ya Omega Network nkuko mubizi turacyakora mining, ikindi yabaze kuba launch iri kuri ku ma exchange nka OKX, ndumva iri ku madolari 0.06 n'ibindi bice birenga, ariko inkuru nziza tuyibazaniyeho nuko iyi mining yamaze kuzana icyo bita staking cyangwa se delegate, icyo wakumva muri ayo ngayo cyangwa se kubitsa ukungukirwa, ubwo mbivuze mu ndimi zishoboka. Nkuko musanzwe mumenyereye ku bantu mwamayininze koa muri Satoshi, abantu mwamayininze cake murabizi neza ko twakoze delegate bari kuzungukira. Ibyo rero nibyo bintu nabyo Omega yazanye. Ni ukuvuga ngo wowe ufata igihe runaka ukabitsa Omega zawe muri platform, then bakajya bakungukira iyo nyungu ukajya uyihabwa. Tudatinze rero muri iyi video, nicyo kintu kituzanye, usabwa kuyikurikira ntutarutse kugira ngo umenye buri kantu kose step by step. Mbibutsa ko iyi channel niyo icaho amakuru yose ashoboka ya mining zigiye zitandukanye. Wowe utarakora subscribe, ubu ni aka kanya fata umwanya ukore subscribe kugira ngo ubashe kubona update ku buryo bukoroheye. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora mbere na mbere, first of all, ugomba kubanza kumakinga sure ko application yawe ukifungura iraza imeze gutya. Wowe utarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye ubasha guhabwa amakuru. Twese tumenyereye yuko application yacu iba imeze nk'ibisanzwe, ariko hongeyemo izindi features. I think muri kuzibona hano hasi, hariho iyani, hariho airdrop, hariho wallet, hariho KYC. Izi zose nta nimwe yabagamo. Niyo mpamvu babwira ngo ni application nshya. Niba uzi ko application yawe uri kuyifungura nubonemo izi features uko ari enye, mbere na mbere ihutire kujya muri Play Store yawe cyangwa se App Store. Ku bantu mufite za iPhone, ihutire kujyayo usearching application yawe ya Omega Network, uyisearching, nubona hano hari update uyikandeho ukore update kugira ngo application yawe ibiri ku murongo ku buryo utuntu twose turiho utubona. Mbibutsa ko buryo udakoze update ya app hari future utabona. Nk'ubu ngubu hari abantu muyifite butari kubona application yanyu imeze gutya iriho izi features enye. Iyi mpamvu nuko application itari update. Niba rero ukeneye kugira ngo amakuru yose uyabone byihuse, icyo usabwa no kugira ngo ujye ugendana na application. Niba bahinduye version nshya ya application, sina Omega gusa, mining yose waba ukorera mining, jya wihutira kureba ko iri update, kuko iri update nibwo features nshya bazanyemo nawe zikugeraho byihuse. Tudatinze rero murabona ko Omega yanjye namaze kuyifungura. Icyo usabwa nta kindi, niba wamaze gukora update ugafungura application yawe ya Omega ukabona irasa gutya irimo izi features ko ari enye, ikintu cya mbere ugomba kureba, ugomba guhita uza kuri iyi screen ya mbere banza ngo iyani. Ndakeka muri kubona, usabwa gukurikirana iyi video step by step kugira ngo hatagira akantu na kamwe kabucika. Ibintu byose birayivugirwamo ni ingenzi. Tayari ukanda kuri iri jambo ngo iyani, ndakeka muri kuribona ukarikandaho. Ubwo tugiye gukora icyo twita delegate cyangwa se staking ya Omega Network. Nkuko muri kubibona byizanyeho hano staking. Ikintu cya mbere ugomba kubona nuko ugomba kumenya ko batanga duration y'amasaha y'amezi 6. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ni ukuvuga ngo uzishyiramo uyu munsi mu gihe cy'amezi 6 ugakora, nibwo inyungu yawe uyihabwa. Nanone ukaba wakongera gustakinga bundi bushya. Byo ntabwo byo kuvuga ngo ni umwaka umwe, imyaka 2, ni mu gihe cy'amezi 6 bashyizeho. Ndakeka muri kubibona. Icyo gihe cy'amezi 6 uba wungukiwe 90%. Ndakeka muri kuyibona mwese. 90% niyo uba wamaze kungukirwa nk'umuntu. Ubwo no kuvuga ngo ne washyizemo 190 zizaza ari inyungu.
ndakeka muri kubyumva ari nkaho zakabaye 100%, ariko ubwo ni 90% batanga muri ya mezi atandatu. Urumva ko harimo inyungu ifatika. Ikindi ubwo iyo n'indi step ikurikiyeho, minimum ndakeka muri kuyibona hano. Minimum wemererwa ku stakinga omega guhera kuri omega 100. Ni ukuvuga ngo ufite omega ziri munsi y'100 ntago wakora staking ngo bikunde. Niyo mpamvu usabwa kugira ngo ube ufite nibura omega 100 muri wallet yawe. Ibyo bintu numara kubyubahiriza ukamenya yuko ari amezi atandatu gukora staking, kugira ngo staking yawe ibirangiye ukamenya yuko uzungukirwa 90% y'izo washyizemo, ubwo murumva ko inyungu ari nyinshi. Ukaba ufite omega zirenga 100 muri wallet yawe, menya ngo wemerewe gukora staking. Icyo gihe uba wemerewe gukora staking. Ngiye murabona ko naziriho namaze kuyikora. Icyo usabwa rero we ni ukugira ngo nawe uze hano handitse ngo minimum, ushyiramo umubare wizo ufite. Washyiramo 1000, washyiramo 10,000, washyiramo 100,000, pfa gusa ufite omega zirenze 100 nibwo wemererwa gukora staking. Igihe zituzuye 100 nta kintu mwavugana. Munsi y'100 ntibikunda. Niyo mpamvu hejuru y'100 niyo zaba 102, 101, 500, 1000 wemererwa gukora staking. Ubwo niyo nzira ya mbere, ugashyiramo izo ushaka. Wenda dufata urugero 600. Icyo gihe iyo umaze kuzandikamo mu gihe cy'amezi atandatu na reward y' 90%, icyo usabwa wemeza kuri iri jambo ngo I have agree and simple yani use agreement, ukemeza amategeko n'amabwiriza yo gukora staking. Icyo gihe ukanda confirm. Ni ukuvuga ngo ngiyewe murabona ko bambwiye ngo insufficiency mfiteho nkeya, ariko wowe niba uzifiteho menya ngo uzungukirwa. Murabona ko n'inyungu bayikwereka ikwizaba ingana. Ni ukuvuga ngo iyo delegatinze 600, reba inyungu uzahabwa muri cya gihe cy'amezi atandatu. Ndakeka muri kubibona neza cyane kuri iyi video ukiri kubyerekana neza cyane. Ni ukuvuga ngo niba ari omega 100 ni urugero, icyo gihe mu mezi atandatu uzabikuza omega 145. Ubwo byose muri kubibona ni uguhera iyo tariki kugeza ku itariki nanone nk'iki gihe amezi atandatu. Rero ndabararikira gukora iyi staking, ni nziza kuri wowe ufite omega zirenga 100 muri wallet yawe. Kora staking, kandi staking bari nziza kuko urungukirwa mu buryo bworoshye. Ndabashimiye cyane rero mwe mukurikiranye channel yacu All Mining Update, mukareba iyi video y'uburyo ukora staking. Ubaye turakora subscribe wayikora, kora like, comment, share kuri bagenzi bawe kugira ngo bose iyi video ibagereho 5 kuri 5. Ciao ciao, ibihe byiza.